utazi uruhande rumwe nshyiramo imbwa urundi ngashyiramo inkoko. Iyi nakabonye harimo n'inkoko. Imbwa zicunga inkoko. Hano ni ku ifamu. Hano ni ku ifamu. Yewe ni ahantu nyine ndi kororera imbwa. Nyine ahantu hororerwa amatungo se hari imbwa. Tandukanye ifamu y'inka. Ni ifamu y'imbwa n'inkoko. Yego ni ikiraza akabazo nigeze kubona muri comment ubushize muri video twakoze ngo uzatubaze fisi ikintu gikunda kumurakaza cyane kigatuma yagira nk'umuriye kuko ngo abantu benshi bamuzi atarakaye. Yewe ibintu byose birambabaza. Ubazwa birakubaza byose? Iyo waye nk'umuntu umugenzi wawe yishinyura baba. Ari igihe umuntu akuza n'agasomborotso. Urugero nk'igiki gikunda kubaza kikumva urakaye kumva uryo wagira n'umujinya cyane. Ni byinshi. Ikindi kintu iyo uri mu rugo wenda hano utaye hano ku nkoko zawe uri mu biki mu busanzwe? Mfite umuhungu witwa Jean Marie ujya unyororera imbwa. Ese ubasha kurya cyane? Ndarya nyine sinareka kurya. Cyane nyine bikabije wenda uwarya nk'ibirayi nk'ibiro bingahe? Ariko umugore gutayemo utumutwe umwaka ushize. Umugore nyine yari inzererezi. Iyo umugore ari inzererezi uramujugunya ugatora undi. Asaba umugore wawe? Ngo ubundi barakubwira ngo imodoka nigusiga uzategereza indi cyangwa se utega indi nyine iyo taxi igusize ufata iyindi. Iyo yihora nyine kuko ibigusize ugafata indi. Rero ikitarabuze mu rutoki ni amakoma. Abagore barahari beza yaba ku mutima no ku buranga hakaba n'abagore nyine babi. Nese fi wateze ni cyangwa wateze gare cyangwa wagenze n'amaguru? Wateze n'imodoka? Bamwe muri bo bambaza ibintu bibazo by'ubugoryi ngo fisi ngo uri munini, bose buriya ngo ufite igitsina, bose buriya ngo amabere ngo yaje ate, bose buriya ngo akamataye ngo kute nk'abagore ngo ukafite amataye. Ibyo biraboreba koko warebye yareba bitabaramukana ku ruhande uraza kumbaza ngo ufite igitsina. Ese magaze ndi umuntu w'umugabo nta gitsina agira. Yego kandi waravuze ko ngurongore ivumbire gatumuka cyangwa uri kumwe na Amadi ni vuba cyane ngurongore ivumbire gatumuka ngo kandi nguri mu cyondo ara ni hejuru cyane ngahibaza umuntu ngurongore mu cyondo ivumbire gatumuka no bageze nko mu itaka. Ariko mwana nyagaze Finga abanzo ubwira abagukurikiye kuri yicana. Banyita Fisi cyangwa se Mudahigwa Emmanuel aka Musa? Kuva rya yitwa Musa kandi tukuri umunyagatolika. Izina rye. Haryo ufite amadini abiri? Oya. Soma ureka kubikibwana ko. Yene mu kiganiro ndakubonde kukubaza. Yewe mfite idini rimwe. Islam. Okay. Fi none tugusanze mu rugo. Mu buzima busanzwe iyo uri mu rugo uri gukora iki nko mu gihe udafite akazi? Ntabwo hano ari mu rugo hano naje kugaburira imbwa simbona akazi. Nabonye hano akazi k'imbwa kari hano. Uruhande rumwe nshyiramo imbwa urundi ngashyiramo inkoko. Iyi nakabonye harimo n'inkoko. Imbwa zicunga inkoko. Hano ni ku ifamu. Hano ni ku ifamu. Ni ku ifamu yawe si ku ifamu yanjye. Yewe ni ahantu nyine ndi kororera imbwa. Nyine ahantu hororerwa amatungo se hari imbwa. Tandukanye ifamu y'inka ni ifamu y'imbwa n'inkoko. Yego ni ikiraro. Kuko ni ikiraro. Ubwo tuvuge ikiraro nacyo ni icy'inka. Oya byose ni ibiraro. None iki ni iki ni ikirugusu cyane ni ikibuti. N'akazu nyine k'inkoko. N'akazu. Buriya inka rega ni mu muco nyarwanda. Kandi inka ni ikintu tutagira ikindi kintu tugisimbura. Tugereranya nacyo. Kuko wahisemo korora imbwa se n'inkoko nturora inka kandi ukunda amata kubi. Oya inka nazo nzazorora mfite aho nzororeye. Mu Mutara? Oya ntabwo ari mu Mutara ariko ni hafi yaho. Ni hafi okay. Ubwo tuvuge ko mu buzima busanzwe utari muri filime cyangwa mu bindi biganiro ukora ku ma YouTube n'ama televiziyo uba uri mu matungo yawe? Bafite amatungo ariko imbwa zo nababeshyaga ntazo mfite ahubwo ni inkoko gusa nyine. Inkoko zikwiye kwa Marjis? Maji the Black niwe wanyoroshe. Nanamushimira tunabwira abanyarwanda gusura Maji mukamugurira inkoko mukamugurira amagi mukamugurira imishwi y'inkoko abashaka korora kubera ko nyine byose arabifite tu.
ndashaka kubaza akabazo nigeze kubona muri comment ubushize muri video twakoze ngo uzatubaze Fils ikintu gikunda kumurakaza cyane kigatuma yagira nk'umujinya kuko ngo abantu benshi bamuzi atarakaye. Yewe ibintu byose birambabaza. Ubazwa birakubaza byose? Iyo waye nk'umuntu umugenzi wayishimye urababara? Yishimye. N'urugero. Ya mugenzi wanjye se yakishima nge nkababara yakishima nyinshi. Uvuze ko ibintu byose bikubabaza ngo nta kintu kigushimisha. Byose nyine mvuze ni ibimbabaza nyine ibintu byose abantu nyine bagira nyine ari igihe umuntu akuza n'agasomborotso. Urugero nk'igiki gikunda kubaza gikumva urakaye kumva uryo wagira n'umujinya cyane. Ni byinshi cyane. Ni byinshi. Okay, ubwo nyine wenda nawe tubwire uyu munsi ariko urumva ko abantu bari babikeneye no ubiciye hejuru. Ikindi kintu iyo uri mu rugo wenda hano utaye hano ku nkoko zawe uri mu biki mu busanzwe? Mfite umuhungu witwa Jean Marie ujya unyororera imbwa nako ujya unyororera inkoko. Rero njya mutuma ibiryo by'inkoko yamutumye ibiryo by'inkoko ubu ngubu niwe yagiye kubizana. Nakubaje mu gihe utari hano uri mu rugo iwawe aho utaha muri ya gato yatwize gusangamo ubu uri mu biki ukora iki? Igihe ndi iwanjye hari igihe mba ndi gukora siporo, hari igihe mba ndi kwirira, hari igihe nyine cyangwa se ndi kureba nka filimi kuko nkunda filimi zisobanuye za Rocky. Urumva rero ni byinshi cyane tu. Ese ubasha kurya cyane? Ndarya nyine sinareka kurya cyane nyine bikabije. Wenda uwarya nk'ibirayi nk'ibiro bingahe? Ikiro nakimara. Ikiro? Ikiro ubwo kiba kigizwe n'ibirayi 7 kurya bifatanye. Wakimara? Nakimara. Ukarenzaho n'amata angana iki? Ibikombe ibirahuri bingahe? Amata buriya ntabwo ugomba kurenza ikirahuri. Ikirahuri keretse ugiye kunywera budeyi babantu nyine babashenze bamwe banywa ijerekani. Bamwe barira guhaga batarira kubaho. Rero ntabwo ndi muri abo bantu banywa injerekani kugira ngo bahage. None Fi ikindi kintu nakubaza nigeze kuba ntabwo ndi kukibuka neza no muri comment ariko reka nkomerezaho ntari wenda tugana no ku musozo ko ndashaka ko dukora iminota mike imaze kuba 5. Uracyatuye Kacyiru? Kacyiru niho mu rugo. Kacyiru ni quartier yanjye ntabwo nayivamo. Ariko umugore gutayemo utumutwe umwaka ushize. Umugore nyine yari inzererezi. Umugore ari inzererezi uramujugunya ugatora undi. Asaba umugore wawe ngo ubundi barakubwira ngo imodoka nigusiga uzategereza indi cyangwa se utega indi nyine. Iyo taxi gusize ufata iyindi yihora nyine kuko ibigusize ugafata indi. Rero ikitarabuze mu rutoki n'amakoma. Abagore barahari beza yaba ku mutima no ku buranga, hakaba n'abagore nyine babi. Nese Fi wateze indi cyangwa wateze gare cyangwa wagenze n'amaguru? Wateze indi modoka wagenze? Oya nateze indi nase ntabwo urumva ntabwo umugore kuko muri iki gihugu cyacu ufite yitwa muri iyi meruko ufite witwa Fatuma. Meruka ufite witwa Fatuma. Kandi Fatuma rero wagiye nyine meruka ari ufite wagiye nyine ufite undi witwa nguki? Undi nzababwira amazina ye ntari. Ntabwo uri proud? Oya ndi proud yiwe ahubwo ngewe yo ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose ubuzima bwawe bwose bushyira ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu w'umustar ufite inkoko ko twe twahigaraguye n'ubundi ntacyo tukirengera. Okay Fi noneho rero ndagira ngo nawe ugire ikintu utangariza abanyarwanda bagukurikiye cyangwa bakunda kureba ibiganiro bya kuri channel yacu Intashya TV. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko umuntu uri ku nkamera ari inyana nako sorry. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko umuntu uri ku nkamera ari umuhungu w'umukaritasi. Tangiye gutukana kuntu sa n'urukwavu. Oya nako n'akabenzi. Icyo nakibwira abanyarwanda ni uko mbakunda kandi abakunda cyane by'agaciro. Respect ku banyarwanda kubera ko aho nibo batuma tuzamuka, nibo batuma tuba bo turi bo.
hanyuma ikindi nababwira nuko bagenda bakajya kuri channel yanjye yitwa Fils Nyamunini bakamfollowinga nako bagakora subscribe bambe hanyuma mara gukora subscribe bagakora kazogera kugira ngo bazajye babona notification hanyuma bakamfollowinga kuri Instagram ni Fils Nyamunini, TikTok ni Fils Nyamunini, Facebook ni Fils Nyamunini, hanyuma bakanyarukira no kuri channel yitwa Venda TV bagakora subscribe kugira ngo bazajye babona notification bagakora no kukazogeranya. Harimo gucaho filime nziza cyane. Gucaho filime nziza, filime natangiye nzikinamo nuko naje kugira ikibazo cy'akazi bikaza kuba ngombwa ko mba mpagaritse ariko n'ubundi mu minsi ishize nako mu minsi zangiye gukomeza gukinamo nzajya nkinamo rimwe na rimwe bazajya bambonamo bagenda bakora subscribe kuri iyo channel uko ewane nyiri iyo channel n'umuntu ufite gahunda amwita Rudomo. Hari ukuntu ubona ko umuntu afite gahunda ukabona ko n'umuntu ari inzengeri nibyo. Ubwo rero icyo nakibwira abanyarwanda nyine Imana ikomeze ibahe umugisha kandi bajye bakomeza badukunde natwe turabakunda baduha umwanya wabo natwe tuzatuba umwanya wacu tubakinire n'ibintu byiza banasharinge nyine ibyo bintu nyine yaba kuri iyi channel bakore subscribe banasharinge bakore na comment bananagira ibibazo bambaza kubera ko ndabizi abanyarwanda bafite ibibazo byinshi cyane bambaza usibye ko njya mbona bamwe na bamwe muri bo bambaza ibintu bibazo by'ubugoryi ngo Fils ngo uri munini bose buriya ngo ufite igitsina bose buriya ngo amabere ngo yaje ate bose buriya ngo akamataye ngo kute nk'abagore ngo kafite amataye ibyo biraboreba ko barebye bibareba bitabaramukara ku ruhande uraza kumbaza ngo ufite igitsina ese magaze ndi umuntu w'umugabo nta gitsina agira yego kandi waravuze ko ngurongore ivumbire gatumuka cyangwa kumwe na Amadi ni vuba cyane ngurongore ivumbire gatumuka ngo kandi nguri mu cyondo ni hejuru cyane nkayibaza umuntu ngurongore mu cyondo ivumbire gatumuka none bageze nko mu itaka mana nyagaze nanga dufite nyiri cano w'umukameramani w'umurezi abanyarwandakazi Imana ikomeze ibishimire ndabakunda cyane ciao ciao.